Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza ku bw'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza kugubwa neza. Ubuntu n'amahoro bituruka mu mwami wacu Yesu Kristo bibagwireho kandi bibabemo byuzuye. Ngarutse rero ku bwa SAVEUR divine muri ururimi rw'ikinyarwanda, cyane ko SAVEUR divine imaze kwaguka mu ndimi nyinshi, hari ururimi rw'Igiswahili, Igifaransa ndetse n'icyongereza. Ngiye rero ngarutse ku bwa SAVEUR divine ariko muri ururimi rw'ikinyarwanda. Ngiye mugiye kuganira maka kanya gato tuba dufite, nitwa Bagabo Joseph kandi ndashimira Imana yongeye kuma kano kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Bene data bashiki banje mukurikirana iki kiganiro cya SAVEUR divine, nkuko mumaze kubimenyera urubuga rwa SAVEUR divine rutegura insanganyamatsiko runaka tukayiganiraho mu gihe cy'icyumweru, tukungurana ibitekerezo, tukagirana inama ku rw'uru rugendo turimo rugana mu ijuru. Bene data rero bashiki banje, kino cyumweru turimo tuganira hejuru y'amagambo y'Imana aboneka mu Migani ibice 6 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Nayo magambo turimo tuganiraho avuga ngo hari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga mu mibera ikizira. Uyu mwanditsi yandika yavuze kuri ibi bintu 6 avuga ngo ndetse 7 Uwiteka yanga bigaragara nko mu maso y'Imana nk'ikizira. Nayo magambo turimo tuganiraho muri kino cyumweru. Bashiki banje barambanjirije ndetse na mwene data n'inyuma yanjye hari abandi, ariko twese tuzaganira hejuru y'ibi bintu, tuzaganira hejuru y'ibi bintu by'ibizira bibera Imana ikizira, bibera Imana ibintu bibi iyo umuntu abikoze cyangwa se abiguyemo. Bene data bavuze ibintu 7 kandi ushobora kutabitunga byose ukagira kimwe muri byo, ariko nacyo ntabwo Imana icyemera. Hamwe n'amagambo y'Imana tuzagana muri kino cyumweru, ndakwingingira kuzisubiramo ukongera ukireba kuvuga ngo mbese ibi bintu Imana yanga, ibi bintu bizira bibera ikizira Imana, nta na kimwe ntunze muri byo byatuma nanjye ngaragara nk'ikizira imbere y'Imana. Yakubwiye ngo iki kintu kikurimo kiguhindura nawe kugaragara nabi imbere y'Imana. Mwene data, uyu ni umwanya wo kugira ngo uzinihire, uzisuzume, wongere urego mbese muri ibi Imana yavuze bizira, muri ibi bintu Imana nyije mu mugaragu wayo bitari byiza bibi, ni ikihe nunze nakura muri ngewe nkongera nkinjiza ubwami bw'Imana muri ngewe. Ibi bintu bituma ubwami bw'Imana buhunga mu muntu, ariko iyo bikuye mu bwami bw'Imana bongera bugatura muri wewe. Inabivuze avuga yuko ari amaso y'ubwibone, avuga ururimi rubeshya, avuga amaboko avusha amaraso atariho urubanza, avuga umutima ugambirira ibibi, avuga amaguru yihutira kugira urugomo, avuga umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, avuga n'uteranya abavandimwe be. Ni ibintu 7, ariko wisuzume urebe cyangwa se wongere urebe ngo mbese ibyo ntunze byo ntago bifitanye isano n'ibi. Ushobora gusanga mu byo utunze cyangwa mu byo ugenderamo cyangwa mu byo ukora atari ibi neza, ariko ugasanga bifitanye isano n'ibi. Bese byo si kizira kuwiteka. Imana igushoboze kongera kwisuzuma kugira ngo urebe mu bintu utunze niba nta kizira kirimo cyatera Imana gutuma ubwami bw'Imana buva muri weho. Bene data, twongere twifashishe ijambo dusanga muri Samuel wa mbere 15 umurongo wa 22. Samuel wa mbere 15 umurongo wa 22 kugera 23. Haravuga ngo Samuel aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byonswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Rega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama, kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma. Bene data, aya magambo nyasubingira ngo twongere tuganire kuri aya magambo twakuye mu Migani 6:11.
ntabwo ngiye kure yaryo, ahubwo nagira ngo nkwereke yuko iyo wimitse ibizira mu mubiri wawe bituma nawe Uwiteka gukura ku ngoma. Dukunda kuririmba ku indirimbo imwe y'Ikorasi ivuga ngo tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba muri bwa bwami, ariko ugasanga abantu benshi babiririmba ariko barakuwe ku ngoma kubera ko bimitse ibizira mu mitima yabo. Iri jambo dusomye rya Samweli, dusomye muri Samweli, ni amagambo umuhanuzi Samweli yabwiraga Sawuli igihe Imana yamubwiraga ati genda ukora ibyo ukora ariko ntugire ibintu urokora, ntugire ibintu ibi ucyura, ntugire ibintu nk'ibi uzana. Undi aragenda ahusha icyo Imana yamubwiye gukora, agira ibintu acyura, aragera ngo yabonye ari byiza byo gutambira Uwiteka ibitambo no gukora ibindi bintu byose. Umuhanuzi wamugeze aramubwira ati icyo Uwiteka yishimira. Bene data, nagira ngo muri kino gitondo ubwo tugira ubuntu bwo kuganira ijambo ry'Imana muri aya masaha, sinzi igihe urafungurira iyo gihe n'igihe uzayumvira, icyo Uwiteka yishimira. Ndashaka kubwirira ijambo yuko icyo Uwiteka yishimira si ibitambo, icyo Uwiteka yishimira si ibyo waza imbere ye wikoreye, nabyo ni byiza, ariko icyo Uwiteka yishimira ni ugukura ibizira muri weho kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakwe muri weho. Twasomye aya magambo, hari ibyo wasanga utunze muri ibi twasomye, hari ibyo wasanga ufite bisa nk'ibi twasomye, ariko icyo Uwiteka yishimira ni ukugenda umwumvira. Niko uyu muhanuzi yamubwiye, yaramubwiye ngo icyo Uwiteka yishimira si ibitambo. Ibyo wazanye wabizanye koko, ushobora kuba ufite na intention nziza yo kuvuga ngo reka nzane ibi bintu nzagenda njya gutura Imana ibitambo, ariko icyo Uwiteka yishimira si ibyo wazanye, ahubwo ni ukuba wagendeye mu byo mwavuganye, ni ukuba wagendeye mu mategeko yayo. Bene data rero, icyo Uwiteka yishimira si uko tubaho mu buzima abantu batubona nk'abantu bakijijwe cyangwa abakristo bakomeye. Icyo Uwiteka yishimira si ukubaho turirimba indirimbo z'Imana, si ukubaho dusenga iminsi myinshi, si ukubaho abantu batubona nk'abantu b'ibitangaza mu matorero tubarizwamo, ahubwo icyo Uwiteka yishimira ni uko dukura ibizira Imana yanga urunuka mu buzima bwacu kugira ngo ubwami bw'Imana buze buture muri twebwe. Usomera ijambo neza ryo mu Migani 6:16 umanuke, uraza kureba ibintu bizira. Iravuze ngo ni 7, ariko ushobora gusanga hari n'ibyo uturanye nabyo cyangwa ubana nabyo bisa nk'ibi ngibi. Byose Imana igushoboze kubikura mu buzima bwawe kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakwe muri weho. Uyu Samweli yabwiye Sawuli, aramubwira ngo dore wakuwe ku ngoma kubera ko wakoze ibinyuranye n'ibyo Uwiteka yishimira. Bene data, gukora ibinyuranye n'ibyo Uwiteka yishimira byagukura ku ngoma, ukaririmba ubwami, ukaririmba ingoma utazigera ubamo, ukaririmba ubwami utazigera uturamo kubera ko wanyuranyije n'ibyo Uwiteka ashaka. Imana igushoboze gukora ibyo Uwiteka yishimira, uburyo buzatuma nawe uba muri ya ngoma, uburyo buzatuma nawe uba muri bwa bwami. Imana igushoboze. Wakwibwira ngo ahari ibyo ndimo, aho ndi, uko bambona, ariko reka nkubwire, uyu Sawuli yagumye ku ngoma imyaka myinshi, ariko yarakuwe ku ngoma. Waba mu murimo w'Imana warakuwe ku ngoma, waba muri korari warakuwe ku ngoma, waba mu ivugabutumwa warakuwe ku ngoma, waba mu bindi bintu abantu bakubonamo, ariko warakuwe ku ngoma kubera ko wishe itegeko ry'ibyo Uwiteka yishimira. Usubire ku isoko, wongere wisuzume, wongere winihire, urebe muri weho, urebe ngo mbese muri ibintu 7 Uwiteka yanga urunuka. Ntabwo nyangira umwanya nkateranya abavandimwe, ntabwo nyangira umwanya nkabeshya, ntabwo nyangira umwanya nkaba nakwica, ntabwo nyangira umwanya nkaba nakora. Reka nkubwire, rega n'umuntu kwica biri buryo bwinshi. Uza kwisuzuma urebe ngo mbese muri ibi bintu byose nta mwanya ngira w'ubwibone, nta maso y'ubwibone ngira, nta rurimi rubesha ngira, mbese sinyambusha amaraso mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mbese umutima wanjye ntujya ugambirira ibibi, mbese amaguru yanjye niyihutira kugira urugomo, amaguru yanjye niyihuta ngenda njyanye inkuru mbi, amaguru yanjye niyihuta ngenda njyanye ibintu by'ibinyoma, mbese ntabwo ndi umugabo w'indari kugira ibinyoma, mbese sinteranya abavandimwe. Uza kureba aho ubarizwa mu itorero, aho ubarizwa muri korari, rega nabo n'abavandimwe, aho ubarizwa mu itorero n'abavandimwe, aho ubarizwa hirya no hino n'abavandimwe. Uza kureba ngo mbese abo bose imbateranya. Imana igushoboze kwinihira no kwisuzuma kugira ngo urebe niba umutima wawe rwose ujyanye n'ibyo Uwiteka yishimira. Wakurwa ku ngoma
kandi ugaragara nk'ukiriho, wakurwa ku ngoma kandi ugaragara nk'umuntu ugifite ubwami. Niko byamugendekeye. Uyu yahushije icyo Uwiteka yishimira, yahushije ibyo Uwiteka ashaka, arangije akurwa ku ngoma. Abamurebaga n'abamubonaga babonaga akiri mu bwami, babonaga akiri ku ngoma. Nuko abantu babayeho hanze. Iyo tubona abantu benshi, tubona bakorera Imana, tubona bari ku ngoma, tubona bavuga iby'ubwami, tubona bavuga iby'Imana, kubera yuko ariko nyine tubabona, ariko mw'imbere baramaze gukurwa ku ngoma, kubera ko bishe ibyo Uwiteka yishimira, kubera yuko bishe ibyo Uwiteka ashaka ari byo yabategetse. Ongera usubize amaso yawe inyuma urebe ngo mbese ndacyari mu murongo w'ibyo Imana ishaka, ndacyakora ibyo Imana yishimira. Ahari Imana yanga urunuka, ntabwo nabyimitse mu mutima wanjye, bigatuma ubwami bw'Imana busohoka muri njyewe. Numara kwisuzuma wongera ubwira Imana ngo Mana, ndacyakeneye ko ubwami bwawe buba bwinshi muri njyewe kandi bugwiriye. Umwami wacu ni umunyambaraga, ni umunyamahoro, ni umugiraneza, arakubabarira kureho ibyo byose. Ubwami bw'Imana bwongere buture muri weho. Nuko nkwifurije kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.